Yes kabisa, mbanza kubasuhuza mwebwe mwese muteze PTV amatwi. Rero mwabyumvishe neza icyo kinaga. Kabisa mwabyumvishe, ni Football World Cup 2026. Ubu tugiye kwitangira hano kabisa. Football si umukino gusa, ni amarangamutima, ni amateka, ni inzozi z'ibihugu byose ku isi. Muri 2026 uyu mwaka iyi si izahagarara, abafana bazuzura stadium, amarira y'ibyishimo n'agahinda azavangwa, azamanuka, azashoka ku matama. Amateka mashya atangire yandikwe cyane kabisa. Ku nshuro ya mbere mu mateka, amakipe 48 azitabira igikombe cy'Isi. Kikaba kizabera mu bihugu bitatu, ibintu bitigeze bibaho: muri Amerika, muri Canada ndetse na Mexico. Akaba ari byo bizakira irushanwa rinini kurusha andi yose yabayeho kuri iyi si. Ariko ikibazo ni iki: ninde uzatwara igikombe? Ese Afurika izandika amateka mashya? Ese hazavuka igitangaza gishya cya football? Iyi playlist ntabwo izaba inkuru zisanzwe, ni urugendo jane, urugendo rwo kugera ku gikombe cy'isi cya 2026. Tuzasesengura amakipe, tuzaganira ku bakinnyi, tuzavuga ku mateka, tuzatanga prediction, kandi tuzabagezaho buri kintu cyose kijyanye na World Cup 2026. Niba uri umukunzi wa football nyakuri, rero twagiye. Aha niho tugomba kuba turi. Iyi ni Road World Cup 2026 gusa kuri BTV. Be humble, be ready, let's see go 2026 World Cup, Canada, America, Mexico.